Bayi ikaze kuri Rwanda Forever. Uyu ni wa mwanya n'ubundi tubagezaho inkuru irambuye, aho tubaha inkuru ngufi ikubiyemo inama zitandukanye kandi zagufasha umunsi ku wundi ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Rero tudatinze, reka nze mbahe inkuru yanyu. Hariho umunsi ishyamba rirashya. Muri iryo shyamba harimo impongo. Abantu batazi impongo, ni inyamaswa yitwa ihene y'ishyamba cyangwa se inyamaswa yitwa isha. Iyo mpongo rero muri iryo shyamba ryashyaga yari ifite amezi makuru, ni ukuvuga ngo yendaga kubyara. Si ibyo gusa kandi yari ifite n'inyota nyinshi cyane, maze byose biyitera kwibaza icyo gukora muri uwo mwanya, cyane ko n'ubundi yabonaga nta gisigaye ngo yipfire. Impongo rero igira inama muri uwo mwanya ndetse muri uwo muriro iti, n'ubundi singiye gupfira muri iri shyamba, inga njye gushaka amazi mbona aho ninywera amazi, ubundi mbone uko norohereza urupfu ntawamenya runjyane n'ubundi kabaye. Ifata urugendo rero ikomeza yerekera ahantu yatekerezaga ko hari amazi, nuko kubw'amahirwe ibona akagezi hirya gatoya, yegera amazi ngo itangire kunywa. Ikiri aho rero irebye mu mazi itangira kwibona, ariko irebye neza ibona igicu kirimo guhinduka. Yubuye amaso ngo irebe neza ko ibyo ibona ari igicu kiri guhinduka, ibona hakurya hirya gatoya hihishe intare. Intare y'amahane rwose yayibonyemo umuhigo, nuko irushaho gushya ubwoba. Ikindi kandi nta kindi yatekereje, yaravuze ati ubundi wakirukanyira mu ruhande intare itarimo kureba hirya, naho aho yibwiraga kwirukira nayo ihabona umushonji w'umuhigi wafoye umwambi rwose witeze, wareze ibitugu, ushaka nawe icyo kurya icy'umunsi. Nuko impongo irushaho gushoberwa, iravuga ati n'ubundi uyu mwanya sinzi ko hari ikintu nabasha gukora kugira ngo ndokoke uyu muriro. Yakora iki rero, cyangwa se yari gukora iki iyo mpongo? Mu bwenge buke yari isigaranye, yigiriye inama yo kwegera amazi, yibwira iti n'ubundi nzapfa rimwe sinzapfa kabiri, uyu munsi ninapfa ndakira. Nta kindi yakoze rero, yatangiye kunywa amazi ituje. Muri ako kanya yari iri kunywa amazi, niko umuhigi yitegereje abona irahuze cyane. Iravuga ati uyu ni wo mwanya wo kurasa iriya mpongo kugira ngo ngende nyifungure. Yongera kurega ibitugu ngo azarekure umwambi umuvamo no mu bitugu no muri bya bihuru cyane hahandi intare yari yihishe. Umwambi nawo urabivurunganya rwose. Intare nayo aho yari yihishe irabona ko ari umuntu wisagarariye, ati ninde ubundi untera mu ishyamba ryanjye agashaka kumbuza umuhigo? Intare nayo yibwira inama, iravuga iti n'ubundi impongo zo turahurana, reka negere iriya nyama, niyo ahari iryoshye kurusha izindi impongo zo, nabona n'iyindi cyangwa se n'ubutaha nkazayirya. Yirukanka ku muntu ishaka ko ari we wenda iri buze kurya impongo, ikazaba irya ubutaha. Impongo nayo muri ako kanya ibona ko byirukankanyeho, yinywera amazi ituje. Iravuga ati n'ubundi uyu munsi singipfuye. Inywa amazi ituje, ari nako ireba mu kirere, ibona ko n'imvura iguye. Impongo ibonye imvura ihise isubira mu ishyamba, ijya kubyara ndetse ishize inyota, ituje, ifite umutima uguwe neza. Rero natwe mu buzima bwa buri munsi niko ubuzima bwacu bumeze. Hari byinshi biba biguhiga, cyangwa se hari ibyo ubona ukabona uyu munsi ntabwo birokoka, ariko burya ntabwo ari wowe ugena umunsi cyangwa se iminsi uzabaho. Imana yonyine nizi ikintu kizakurengera cyangwa se impamvu ugomba kubaho. Niyo mpamvu udakwiriye guta umutwe, cyangwa se ngo wibaze ejo cyangwa ejo bundi nzaba ndihe, nzamera gute, cyangwa se nubona ugeze mu bintu bikomeye ngo ute umutwe uvuge ati nta kabuza uyu munsi ndapfa, cyangwa se ntabwo ndi buwurenge. Ni ukuvuga uyu munsi rero inkuru yacu yari iyo ngiyo, tuyihiniye aha ngaha. Njye wababwiraga inkuru nitwa Edi Rwanda, mwakoze gukurikira. Rero sinibagiwe kubashimira abantu mukurikira Rwanda Forever umunsi ku wundi. Ni iby'agaciro kubagira rwose. Nimba nawe uri mushya kuri iyi shene,
wakora subscribe cyangwa se ukakomentinga bitewe n'igitekerezo ufite. Ubutaha indi nkuru izi about Friday, kugira ngo umunsi wo kuwa gatanu tuzabahe indi nkuru irambuye nkuko n'ubundi musanzwe mubimenyereye kuri platforms zose za Rwanda Forever. Mwibuke kudufollowinga kuri Instagram ni Rwanda Forever nta gihindutse, no kuri TikTok ni Rwanda Forever, ndetse na YouTube mukomeze kuyikurikira. Ndabashimiye rero, ni Edi Rwanda mwabanye. Iyi nkuru nizere ko ibashimishije kandi ihinduye ibintu byinshi bitandukanye muri mind zanyu cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Nugera gusa aho ubona ko bigushobeye, ntuzibagirwe ko Rwanda Forever twaguhaye inkuru yagufasha muri situation nk'iyo ngiyo. Igihe ubona ko ibintu byanze, ubona ko ugiye kwiheba cyangwa se witakarije icyizere, ntabwo ari wowe wiremye, niyo mpamvu yakuremye izi ibigukwiriye byose kandi izi rwose ibyo ukenera umunsi ku wundi. Rero nta kabuza, nimba uzapfa umunsi runaka uzapfa, nta kizakubuza gupfa kuko n'ubundi twese tuzapfa, ariko nimba hari ibyiringiro byo kubaho ugomba kubaho kandi ibyiringiro byo ukabitakaza. Murakoze rero, ni Rwanda Forever.